Yeah. Ariko ndahari nzagura umunara hano se yego diregite oya menirivare se nasi ntumwaduhaye konti niho turaganyuza okay ntacyo ndishurira rimwe imyaka 4 ibintu byo kwishura buri gihembwe wapi okay ariko mu nkurikiranira abana bige neza okay shaka ko rwose yibabona diplome ya mbere ku isi icyo nico nshaka ntacyo umwana umwe mu muhabari mu bane okay fagitire nje ndayeme nshaka rwose amateka gahindukire rimwe Denda bijiyobije ubaye bijiyobija n'impamo ya Mungu ahubwo nkize nteko abantu bahora bavuga ngo ndi umusazi ngo narasaze none ndebera sha usi bazongera kunyita umusazi bangereranya ngo nabakatuni basinzagira ico nimarira ntere burugo nkuyemo n'ibindi biraje imodoka iri imbere usi abarekasha ibyo nkora ngo ntaho bizangeza ngo biba bimeze nk'ibyo basazi reka nsarese ubu ndacari mu rwego nk'urwabo se muntu uzagira nkuru rugwa rukuye mu busazi baba batekereza ngaho bavugaga ngo narasaze nganabo bazasare bakuyemo nka bino muntu uzwi n'igihugu cyose nako n'isi yose ariko yego rohiti iyo modokari iracari mu garaje oya nyine mbangira ngo ugere no ku ishure unsurira abana hari ibintu mba nshaka ngo bajanire irave witisi kubizi kurana we ntazi by'imikorereze urumva yahita aboneka koresha iyo Range Rover bayikore vuba vuba okay ufite nimero za wa mushoferi utwarira rukurubane nagize ngo uvugane na Burarirwa barukurubane nshaka guhinduzamo intuza vitenzi ntacyo bikurikirana urambwira babashoferi nabo mwese nazitwarira nabona amaboko si zose okay ariko shaka mpamagaro ihoho ryanje aze twinywera kawayinisha niko ihoho mapuchure shushu bi uri hehe bayihuni oba deba kaka divayi inzaniro ze tube twiyicariye hano mu rubaraza tube turamena habe rareka sha twarakize ariko mayihuni shushu bi ihoho ariko uracakora iki
bangutse vuba n'isomero ariko ukwiye nawe kugamenyera kuko n'impinduka z'ubuzima turi kwerekezamo icyo bita kuba mu cyiciro kimwe uja mu dore kandi ese ubwo rurahuri rungana gutyo koko uri kubona tukiri abo kunywera mu ibyo bintu ibi binyweragamo abatindi n'abafite impungenge ko batarahaga nese ko nzi kugikunda cyo ahubwo ibi bintu muzabimene bimvire mu nzu cyangwa uzashaka ubifasha ubimuhera ubuntu ngiye kongera kumbwira nabi kandi wambwiye kutazongera kumbwira nabi oya shapucore nukuri ntibigasubira singwa angagenda rero uzane twa tundi duto tw'abasirimu pole 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 subo nzanira uturahure dutoya nangiye kandi ndazana kandi zana uturahure tubiri dutoya ntuzamafigizo n'umusherisheri weho ubazi neza uramwizeye harana yikundangira indege ya okasiyo ariko pole nawe ndagira ngo uhindure imikorere sinkongere kubona utuntu twamvagara hano mw'uru rugo aratasimutse se atambaye na rinete yasirimutse nawe sirimuka ariko usirimukane n'uru rugo ukore neza nawe arega nshobora nawe kuzagukura no mu cyiciro nkagushyira mu kindi oya umva njye cyo namubwira sheri abanza yige kuzirika tuno dusazi tuba dutambatambana uzizirike kora niba kwe ndagushakira pirimi nawe ariko bizaterwa n'uko uri kwitwara sura ntiyaje aratwaye iraranjirova yayigongesha oya yamanza yabitoza yambijyagira azajya kuba amasafuriya abanza shiramo fata iki kirahure kinini gitwara ariko izi sazi ibyo birahuri bingana uko uzabibike kure aho mayihuna atazajya arabibona nzabishyira nyuma ku databuja gira sukari wikuzuza sinakubwiye ko ibintu byinshi ari iby'abati ubundi iyo wamaje gukira nuko twakize n'igitonyanga kibaga gihagije urakabonye yoke pfundikira mayihoni bivuze iki mayihoni umukanya urambwiye ngo ndi mayihoni bitwa iki umva mbese bose wumvaga kera rwanze atarabyitaga umugore we nanjye ntabwo nzi ubusobanuro cyangwa mama tusitikanye ngo umuntu ni igihone oya no siko yabimwitaga ntiyahitaga yishima umugore we ko biri kose bifite ubusobanuro bwiza sheri umaze kuba inzobe ese umusigaye usa umva mbese wabaye inzobe ceceka sha ngo mfite agahinda kuba ntukuye nshaje ntaga amafaranga rwose ntangiye kubona nshaje nibyo bintu biri kunshengura umutima ese ubwo urababaye koko mbese ubundi ubu wavuga ngo bimariye iki kuba nshaje ngiye gupfa nkaba aribwo mbonye ibi bintu byose urababaye abana bawe ntibahari ntibabyaye ngo iki ababyaye abana ntibazabisigaramo cyangwa njyewe simpare ariko iyo utinyuka ukavuga ngo ibintu byawe wavunikiye abandi bazabisigaramo si nibo babivunikanye kozaho hano kugira ngo nabona abakeye kozaho nta kibazo ihoho k'ubuzima bwacu ushaje turugiye kuba gasore tugiye kujya turya amafaranga kugenda uba gasore ugomba kunamura umugongo ukajya wega kugira nanjye uzi ukuntu wegamye gutya umugongo ubu uzi ukuntu niba utekereza nti nk'ubu bucabeye ntashaje si nk'ubu nkaga amafaranga rwose ubu turi kubona nkaba ndi no kugenda nk'abasore
mbese nkatambuka nk'abasore ikirenge ukareka kugitambika se uzaza hari umuntu ugiraga ifaranga iyo akize nk'ubu ndamutse nkiri umusore mfitaga amafaranga ntashaje mbese naje ngahindura nk'ingendo ku buryo naje ndagenda nk'abantu bakomeye ugahetura ibitugu ego kumfasha mbese nk'inkoni nta n'inkoni mfite naje ndagenda nemyesha ndakata mariveye harabura gato nk'umukumbi reba mbese nk'umuntu ufite ifaranga mfasha mba mugongo gusa guturi ubu wicugushije none nukubera ninanuye kanze yego utosha ubundi to wakagombye gutambuka ndebe ugatambuka nanjye kugenda Ocho sha. Okay. Yego. Uzi uko nabonye abamisa ari guca bagenda. Mwise baturusha iki? Maze woro biri guhura n'ibuno ukariburungushura. Cyagiye nambara bigutara ubwo waribonaga. Gazi ko byaheraga muri rumbiya. Nabundi shushubi. Nico kincengura kuba ngiye kubisiga. Narabivunikanye. Oh. Ariko ntacyo. Padiri ati bimujye mubikora biba urwibutso rwanjye. Amina. Oya sibariyongezaga. Shakara cyarimo akubuhanya bw'ubutindi bw'iyo tuvuye. Birasoma aho gaje shushu. Oya mavucu. Babari. Ntabwo nzongera. Ugiye kujya ungiza ya marira waje nagikubise ntabwo kizongera ngaho tumushubi hanyuma kunkubita n'ibibando byawe oya cyari kiguye nawe dore ngatete nagira ngo ndekuno wangayika abo ntukampangayikishe kandi ngeze mw'iki kigero ihoho twangayikishijwe na byinshi dukwiye kubyibagirwa. Baby, buriya byarangoye uzi ko kuba uri mu kigo ubona just abana bose ari abazungu was like she wanted this kuko basi ibyo wicara ugatekereza muri segonderi basi kunjye bagabimeze urumva nabyibagiye rwose uribuka kamwibutsa kamwe uribuka wamushyira mu tuntu ki bateza guy bamutaga inyombya umunyonge yarandutaga mujere uzi ibintu yankuriye muri nari narafashe umwanzuro mvuga ati sinzasubira kwiga yigeze kunsebya rimwe ndumirwa byagenze gute yamfashe ndi gukopera n'ubu aragavuga kanyicindaga ko bakitaga nimba ari Claudine kandi kiza ari kubona gafite ubuturage rwinshi byataye nukaza kumbwira ati nasuru bani byo gucanga uje ndabura reka yamfatiye byari nambara buriya hari abwo naragiye dukopera bagafata inuze barashizemo kamera nyine tukabihakana tukajya muri staff bakabaka bitujye Heseriye cyane. Listen, tugeze muri mode ya serious. Urabona ko bakera nyine nageze umuntu ujagaraye udasobanutse, ariko icyo nshaka kubwira. Nyine mama muri itari mwiza ariko umutima wanjye ukambwira ngo ufite umutima mwiza. Nyine nkakwiyumvamo ukuntu tuso. Urabona sinigeze nkubwira ko mukunda pe. Ariko hari ukuntu yumvamo ikintu tumva tata cyo kirakubita ndavuga ati what's going on? We need it. Sure. Yeah. Musini mbuzi ubanza ubindaza. Nusa kazi kawe hano ugomba kuzi. Nta mpamvu yo kubisobanuza. Niba ubona byanze ujye ubimesa. Je nimba ubona udafite umwanya wo kuza kubimbwira ushobora kujya kubibwira mama. Kuko nyuma
umenya ibiki ntacyo mama ntabwo ari ngewe umushyitsi niwe umenya ibintu koko oya mama nyasa ashaka kunisha umutwe tu abantu bihanye baratangaje sinkura mukozi yazanye imyenda muri salo ubwo se mfite akagahunda nimugoroba urabona gute ugiye kwitunganya twaza kujyana umwana yarenze ariko niwe ubororaga ugomba wese umwana urangije habari nkamubwira inzu none n'iki undi namubwira waretse ukajya kuba animateri mu Bushinwa naza ahubwo gutuma ndi kurira Sorba karame mama ngwino ngutume ndaje mami ndaje urabizi miyeri nyine akunda kugenzura byatari ariko neti yatwumvikana cyane tugende noneho leta ngaruka ubundi nzanira ka kaboro nakibagiwe ariko mufindi muri bize muri bize da muri bize rwose ariko Sorba uyu mukobwa ni uwa hehe uje nabonye aza umusore usanga umubona hano ibi ntabwo twiganye hagati ariganye nyine agarutse niwe wambwiraga si wanyituwa yenda yes yari igihe nagiye kumusura ku ishuri ubwo ariko kubera najyanye akaganiro gatoya na minisitiri w'ubutabera hariya muri Amerika mu gutaha nibwo diregiteri wanyu yambwiye ngo igihe wari ukwitwara neza ujye kugira amanota meza ambwira ko wayene musobanurirana ariko rero Sorba none se sija uruwa hehe neza ntabwo kirubagana Sorba iwabo bameze bate bahagaze bate ariko amacaka ngo ugendane n'abantu bafatika bari fine umeze neza okay ngaho umuherekeze banguke ngutume bafite indege ndagaruka ukurikirane iby'imitungo iwabo nusanga ari abaherwe nkatwe uzabashingira nusanga ari abahano uhanagura umwibagirwe mutandukane umukobwa mwiza ntugire ikibazo n'aka kantu umusaza ari kunywa ariko ashusho ibintu bisa biraja bagira ubuzima twari turimo ibintu byarahindutse ariko amugani rero urukundo ni rwo rw'ibanze ibintu biraza iyo abantu bakundana mbege ni karibu bana banjye muraje mbese bavuye hehe batera imbere bari bagiye gusura abandi bantu kandi ari nzi ngo barimo Sorba bayabacishije ku ruhande ngo agire ariko Sorba ni umunyamacati romanti shiki wanizere ko wabaye hasi Ndabizi neza ko ndi kumwe nabo ntacyo baba. komera sa mwana wacu mbege ati komera mwana wacu ese urabahobera nk'abo ntabwo uko bakiri babayeho wahuze impumuro bafite wamenya ko ari babandi si bari bari hepfo mu cyaro Ndabona mwitaye. none se Mbese urafushye. nonse igihe ntabwo nywa Yendera ata mama yendera. akira ngo Nise mangiye kumutama. ndagukubita oya koresha akarahurisha ntabwo iryo cupa barishyira ku muntu Oya mama y'inkweri. Mwana imara munange ndahumira. ambegeti mujye muranywa mwitonze ase mwabana nitonda ahubwo ni mumena ko Gusa ntukagira ubusambo tuvuye ntabwo twanyweye. rero Roma Karame. bana banje rero
ndishimye Ibi ni rwose. ibikira. impamvu utabyibuka ako se mbegeti wangana Iyi ni tayaba miss. Uri saka karari. bakurikije Banzurema. mwumve se bakurikije se sha agize wose akuye ahubwo mu byibuho wakukuye hirwa mbonaga nyogokuru wawe angana na mbegeti turi hano tangiye kunshoto Basi nababwiye ko ari tayaba miss. Miss we hehe. Charera, darenya, da. Maze rero sha, Azasubire kwa nyogokuru mu cyaro. ikintu mbasabye muzitware neza. Mwese si muri gusoza amashure, uzatugaye ibindi. Oya. Usigaje hajya imyaka 2. Yego papa. Okay, ariko none waraje. araje nyina yo ntizazayiga Uyu we uzambara muri kurakwezi. Yareka mba navuganye na diregiteri wanyu. Basigaye yibuka. Mwebwe rero ndabasaba ngo mwitonde muzashishoze neza hanze aha nzabashingira mu bakire tangiye nta mukene nkwiye gushingira umwana wanjye ushaka kumbabariza abana nk'uko umbabarije umwana ntabwo umuntu udafite indege ntabwo akwiye kugera mu rugo Soroba ntagiye ababaye kihore kandi nacyo ndacica itonde kuriya mukobwa ntabwo nzi neza inkomoko ye urumva ibyo ntabwo bikigezweho umwana ariwe bitiramo mushaka abahungu Niyo mpamvu duhe soro baraka. Ibyo bintu binteye icyaka. kiraho nawe ntabwo ari ukwanga urukumva kuko urukona kuba impinduka zaraje ubu siko nta kiriswa wa kera rigote karuvati mu mibyizi reba iyo congo Papa wajya umenya Ese ko isa gisoro ryambaye impindurize. reba Yewe dore nta nubwo asa amasogisi. umva mbese uzi ko n'ibondo ritangiye kuza Papa wajya impinduka rero zije ibintu byose bigomba guhinduka umva inshuti z'abahanya iwanyu ibyo simbishyigikiye Ndakukigikiye. ariko papa oya. Ariko Bariya papa, barabaturanye. uri kubona ibi ko bintu na wabigezeho nyoko ntabwo wabigezeho wenyine twarafatanyije yego umugabo mwiza Oyo. Guteza inzira. Ntabwo ari wembaza guteza we inzira. sorba utankubitira umwana Guterezanya Ntabwo ziriya. hari izo mpetse. ariko soroba Vero umva urambwira. nyine Guterezanya nawe ziriya. mubaze neza wamuhaye Ziri kuterese haramu. weho Ziri so haramu. wanyubashye nibwo Narakwiyemye kuza mu cyumba cyanjye kandi please ubyumve. Wazitwe ntakubuza. Ntukamfatire ibintu uko nyumva. Basi mubabaye. Ejo mwumva mwinjire mu nzu maze nganira mama. Injira mwinjire. babarire ni bashiki ba Injira va mu. Ako nukagira. Genda tugabanye amagambo angana. soroba soroba Semeri buriya mama muri ibiki kwe. ariko rero nawe ukwiye kubana neza n'abashiki Mba ba oyi ibyo byiri. Koko baranshutura buri munsi arazabyuka akaza kankomagira afite ibintu bijyanye nabyo namuhaye. Esroba. Ongera unyirate. None wabonye siko nanjye bangure none. Reba. ico kibaga kivuye Genda mu nzu kandi Genda. jya mu nzu utazatuma soroba kwica bonaga tutamutunze nk'umusazi hano mbabarire tubanishe nitwaye n'imbere yawe ariko viye gera ni nshaka kuganira na mama ibikirata mwana wanje viye iyo ubona nzanye umukobwa uriya ni girlfriend wanjye ndamwubaha ugatangira kuvuga amagambo nk'ari ibitekerezo cye ariko nyine mba ngufitiye impungenge mwana uzi impungenge ntabwo wabimbwira n'igihe nyine mbese ariko soroba urakurura nawe uti ese budata kuko birakwiye ko yaba ba mwana wo mu bakene nshaka abantu bari mu rwego tureba uruhe rwego si urwego rurebesha amaso urwego rurebesha amaso ntunareba n'aho wize ariko nakubwiye ko twiganye ase tata papa kankubaza umuntu twakigana n'amafaranga afite iwabo aze kuki ushaka kungenzura ibintu byose mbese ngaho ntacyo wowe genda ubikurikirane uzambuti oya ni ibintu ugomba kuandastandinga mbere ugomba kumubwira ku izina ry'Imana nta ibi ngibi byazavamo oya ariko zanye nirwa shwana bino bipeti frere twene bino bishiki byanjye nze gushwana na via humura nyoko yambwiye ngo umenya ko nakuze ubukire si rwo rukundo nabyumvise cyo mugende mukundwe damukunda hazwe abizi so yajyaga ajya mu bintu twirirwa tuvuga ngo Kibazo nawe ntabwo abashaka kunyumva tumupinga ibintu akora dore tuvuga ngo ajya mu bintu by'amakomedi tukabipinga aho bitugejeje sibyo tugabanya ijwi riri imbere ya papa nyine wababaye ariko ndamuganiriza n'abazi
mbwirira abo bana baze hano. ariko se soro kurongera cakuje Babona uyu muhungu atagiye kuzagikira abana. kandi nawe ujye umutwaraho neza Soroba. Witonde. Atazi. Saruba ngwino hano none imvura iranaguye umva nkubwire mwana wawe hano imvura ingana se wowe ubona narakaye kugira ngo n'umujinya ukagira ngo nuko ubizi ngenyarwanda ndabizi ibyo nakubwiraga ntukagire papa nabi reka papa nawe ararengera ntabwo azi ko nakuze se ariko mama reba imyaka afite ndi umuntu wo kumbaza ngo uyu ninde ngo uyu ninde papa njyewe Saruba ndamurambuye rwose uzi ko yangize nk'ingoma y'abakuru Ariko mwaga muri gupiki mwabana. Ako niwo mwiteze. Arakubwira ni Si byose. ubundi yuzuye umwana none se bundi si mushiki we ntabwo nemerewe Ariko Soroba rero nawe nje kwa mwana nanjye. Oya papa uramurenganya uyu mukobwa ni wa mushoto yamutwareka gutera ntagirize. none wibuke ko atari uzafite ubushobozi no kureba uzi ko yankubise uzi ko ntahantu Namwe muje murabana muzi uko muhagaze. Nimba hari ufite amarere mumenye ngo muraca bugu. Ibyo usarabimenya. Reka ejo azabashije nyine. Umva ahubwo mutantesha gahunda. Yumva ibintu mumbwiye mushaka no kunkura muri mudu umva se. Nshaka hari akantu nshaka gukorera nyoko. Nshaka kugira iminsi zose namubabazaga tukibanira hasi. Nshaka kugira ngo mbimukuremo neza neza burundu. Nkora iki ko? hari igitekerezo waba ufite kuri mapanza Nyine mwebwe kwa ko mwize mubaga mu mashure umuntu ushaka gushimisha undi yabigeze ntabwo iryo somo mugigaga. reka muhe igitekerezo uzi ukuntu mugenzi turamubyinira wowe ugenda umubyinira ariko mama akunda kubyina kubyina sinshaje ngana guca namenye ndabyina ibiki. Uzi ikintu kiri bushimisha. Yego shaka muceceke mwumve musaza wanjye. Yego Mama ahora yifuza ipantaro ariko ntayagira wamugura ipantaro. ashaje se Bisi si wese usinde busiga uri umusirimu. ariko ni umugabo. nanjye nguhe igitekerezo rero numva wamubwira nk'igitenge ahubwo ni wowe uje mwibara urebe misanduku iruzuye igihe no Ibitenge mama afite se. kubyatarana. Ako mama byanamusetse bamuhaye ipantaro bakishima. ubuzima bwambaye ipantaro Ampa mbese sinzi n'ubona abajije ejo bundi arambwira ngo ningure ngo amasutiye nimba ari 100 nimba ari iki. Umva rero hari akantu ninamuteguriye fashe ngo kankazana murebe mumbwire nimba biracamo cyangwa bitaracamo mbiri. Zana turebe. ese papa iyi mikino yayikuye Ako basi. Umva se rambo Aka kantu ni sawa. ikibazo rero none cende burumunjaniri. Oya ndetse n'urujyane n'uri umugura rumwihere. Umva mubwire ukuntu bimeze. Ubwo niwe umenyera ibintu by'inda mubwire. Oya nazara rusa. Oya nese ubwo yakwishima niwe wabuzimuhaye. ukuntu bigenza tugiye kumutungura Kumutungura. urarufata neza ubundi Gutya. Oya ntabwo rumanikanye. none se ubwo ngubwo huye urarufata neza ugire gutya umushyira noneho yego noneho ikintu dukora nitubona yinjiye ndetse nzana agatambaro umupfuke mu maso Ntako gakonesha bwa mugongo. mubwire yuko tugiye gukina iki kwihishana none musaza nimara kumupfuka mu maso muzane muvuga ati mama ndihe wowe nimugeza hafi urahita mufungura Kabite mbikora. ariko numva wamubwira kandi kamufasha gendesha gahora ariko Oya urahanda rushyize Zishira ibyo shima kwa kundi yakweretse. pfa ntabwo sirimuka Oya Yawa. uretse uretse. Dufata gutya, dufata gutya. Uzana kandi kaboko gusa. Oya. yewe Hindukira none. yewe mana none ukaba Mesi n'umwana mpetse. Arababwira. ubundi hari ukuntu umusore nyine urabona nawe uri gusaza uragenda bakaza gake kandi ibyo None ubwo Si ibyo bintu by'ivi papa. none ubwo rero muje kumubwira. papa ntuze kumukubita ivi Oya. ushobora kugira gutya kandi ntabwo ari byo Mu Harya aratera akayi kaboko. reka nzane agatambaro
Franchement, nta kintu nshobora gusa. Icyo nashaka kuba ni umwe bapetife. Jye barandaza ko. Umuntu akaza nishyira akantu yakazaba yagafashe. Nashyira ikote yari yakaba yaritwaye. Bamenye ko ndi mukuru. Ako Seka. Ngaho ntwaza twigire mu nzu. Ntabwo nkunda kukubona ubabaye. Jimbo jaka ni rwose ngiye mu mwaka. aha aba bana rero bahoraga bari kunyotana wagira ngo muri korari sisa ariko bimeze yijyana he mama tugiye hari agakino tugiye gukina saye agakino se urabona umwanya aho se somboza byo ufite amahanga ikibazo mvuka oya tonde mama hasi ikiri mu biki we wowe ntaguze ibyo twapanze uretse gukina tugiye gukina saye byemere nabibona nitwe sinzi ubugoryi bwera Sorba ncungira wigenda mu mwana batamuta uzajya ubona buri gihe wirahari saye urahari cyanara tugiye gukina ariko kwashi telefone kirahari ndaguha n'akantu twiyo uriye Sorba ariko nyoka ibyo muzamugezaho nese ndagukurikira ndakureba mukinire hano dini babasha ibikize mbege nese agatambaro ko ndi hano mwakoze uruziga se ngo tuvuge ngo atambaro k'umwana kari agatambaro k'umwana w'umwana kari he ako karahise kahise kajya he bose imikino nyiheruka kera mbabari yambe shoshope urambara bibiri mu mufuko uretse gato se ariko se byuruki mutapfukire mwarimu nawe akoshe mapochore ko nari ibintu ukora imbere y'abana umva rero ntwari twaranira kunesha ugatabarukana intsinzi utsindira kwegukana bijiyo bijagererwa ni impamo ya Mungu naguteguriye surprise ndagushimiye ndagukunda noneho wongere ubyumve ko ngukunda komati kuva aho ngereye hano i Kigali wari ubizi wowe urukumva ndi umuntu mu bantu bumva ko nta muntu ukwiye gupfukamira umugore ariko guhera aka kanya ngiye kubikora wow bikubera urwibutso ko ngukunda n'urwo rurabo mwere ubundi n'uyu papa ndagukunda kiba ikimenyetso cy'uko ngukunda mama wacu asubiye ibuto we love you so much wow we love you so much we love you so much mami Sheri kunda dukundwa nukuri ntabwo nari nabona amarira ya mama none ndayabonye none yishimye noneho yibyishimo tuzajya mu buzima turahita twigira mu ijoro amena bana banje rero namwe mbifuririsha n'ihimba urakoze papa ntimuzagire ico mwifuza mu buzima siko ngihari muje murasaba ico mushaka ariko ibimba bibasobanurire ngo nta handi biba biturutse burya ntaho Imana itagukura ngo ikugeze n'ahandi wow mwese urubo ninde ugiye kudufotora se ubu ngubu muhamagare ntuzi telefone yanjye hamagara wa muhungu azadufotore parepo kirasi cyamenye parepare ariko gihora mama reka kirungu tujya gafoto ngwino udufotore agaserifi Wow!